Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye hazwi nka CHUB ku bitaro bya Butare, inyamaswa zitwa inkende zikomeje guteza akaga ndetse no guteza umutekano mukeya haba mu bakozi bakora ku bitaro bya CHUB cyangwa se abarwayi ndetse n'abarwaza bahabarizwa cyangwa se bahashaka serivisi ndetse n'abahakorera serivisi. Abagana n'abakorera mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB barataka kuburabuzwa n'inyamaswa z'inkende ziza mu bitaro ari nyinshi zigateza umutekano muke, zambura abantu ibyo bafite, abandi zikanabasagarira, bamwe zikanabakomeretsa. Iyo utembera mu bice bitandukanye by'umujyi wa Huye ugenda ubisikana n'inkende cyane cyane mu bice bya Taba, Busenyi, Mukoni, by'umwihariko mu ishyamba rya Arboretum. Gusa ubu noneho izi nkende zatotombeye n'ishyamba rya Mamba ahegereye ibitaro bya CHUB. Umwe mu barwayi waganiriye n'itangazamakuru atifuje kwivuga yavuze ko ubu inkende ziri mu bibagoye mu bitera umutekano mukeya kuri ibi bitaro. Yavuze ko ugura irindazi cyangwa umuneke w'umwana waje kuvuza, inkende ikaza igashunaho bigatera impungenge. Ati ubuse inkende ishonnyeho utazi ibyo yabanje kurya cyangwa uburwayi ifite, noneho umwana wawe w'igitambambuga agakomeza akarya wa muneke, urumva utahatahana indwara nshya cyangwa se ubundi bwoko bw'indwara? Mugenzi we yavuze ko yiboneye inkende eshatu zihurira ku murwayi umwe wari uryamye mu busitani muri CHUB, ziramusagarira zimufatanyije n'imbaraga nke. Ibyo aheraho abona ko iki ari ikibazo gikomeye kandi kiremereye abantu bashaka serivisi muri ibi bitaro bya CHUB. Umwe mu baganga nawe utashatse ko kumenyekana izina rye cyangwa se kwivuga izina rye atangazwa, yavuze ko nawe yigeze gusagarirwa n'inkende. Yongeyeho ko nk'umuganga ijisho rye rirenga aho akabibona nk'ikibazo kirenze kuba ziteza akajagari, ahubwo akazibona nk'izakurura n'ibindi bibazo birimo n'uburwayi bushya, kuko inkende ziri mu bikurura ibyorezo byinshi by'ibyaduka nka mpox n'ibindi. Ati niba turi mu barinda uburwayi abaturage tukanabavura, urumva ko kubana n'ibyatera ubwo burwayi ni ikibazo. Hakwiye kugira igikorwa zigahashywa. Umuyobozi mukuru w'agateganyo wa CHUB Dr Ngarambe Christian yavuze ko umubare w'inkende ziri mu bitaro bya CHUB uteye impungenge kuko wagiye wiyongera cyane cyane muri ibi bihe by'izuba, aho zabuze icyo zirya mu mirima. Ati inkende zabaye nyinshi mu bitaro kuko nyuma y'uko zajyaga zonera abaturage mu mirima, ubu tugeze n'aho zigira mu bitaro, kandi zaje zifite amahane kuko zishaka kugenda zambura buri muntu wese ufite ikintu gisa n'ikiribwa. Dr Ngarambe yakomeje avuga ko bafatanyije n'akarere ka Huye iki kibazo bakigejeje kuri Minisiteri y'Ibidukikije n'urwego rushinzwe iterambere rureberera ubukerarugendo RDB ngo kiganirweho, kuko bo nk'ibitaro batabikemura bonyine. Yongeyeho ko kugeza ubu nta burwayi izi nkende ziragaragaza ko zateye abantu muri CHUB, ariko kandi kubera ko nta suzuma bari bazikoreraho batazi niba hari indwara zifite. Ahishura ko bafatanyije n'ikigo gishinzwe ubuvuzi RBC hari kurebwa icyakorwa ngo hakumirwe ko zagira abo zitera indwara. Ngaho nguko rero uko bimeze mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, inkende zikomeje guteza ingorane n'ibyago mu barwayi ndetse n'abayobozi bakorera muri iki kigo cy'ubuvuzi CHUB, ndetse bakavuga ko zimaze kuba nyinshi kandi zimaze kuba umurengera, ndetse zifite amahane menshi ku buryo bavuga ko hari nabo zikomeretsa abandi zikabambura ibyabo. Urumva ko ari ikibazo kiremereye muri iki kigo cy'ubuvuzi cyangwa se gitanga serivisi z'ubuvuzi mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Ngaho nguko uko bimeze.
inkende zikomeje guteza akaga.